Ese n'abana bangahe umugore ashobora kubyara mu buzima bwe? 10 se? 20 se? Ntibyabatangaza se mumenye ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma hari umubyeyi wakoze agashya? Wari uzi ko yabonye undi mubyeyi ufite abana benshi? Yaribeshye pe, kuko uyu munsi turabagezaho inkuru y'umugore w'imyaka 50, akaba ari umubyeyi w'abana 53, ndetse akaba ari ufite akagahigo ku rwego rw'isi kugeza ubu. Tugumane mwumve iyi nkuru itangaje kandi irimo amasomo menshi y'ubuzima. Ariko mbere y'uko dutangira, turabashimira mwese abo dukomeje kubana kuri uyu muyoboro, tugashimira cyane abakoze subscribe ku ngufu muduha zo gukomeza kubagezaho ibindi biganiro, tugasaba namwe mutarakora subscribe bo nimuza kunyurwa n'iki kiganiro mutakwibagirwa gukora subscribe no gukanda ku shusho y'inzogera kugira ngo ibindi biganiro bijye bibageraho ku gihe. Ntimwibagirwe gukanda like na share kugira ngo musangize abandi iki kiganiro. Ikindi mwibuke kureba impano twabageneye ku musozo w'iki kiganiro. Murakaza neza kuri uyu muyoboro utuntu tw'ubwenge, njye mugiye kubana banyita Twiga. Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima butangaje bwa Mama Francine wo mu gihugu cya Kongo mu mujyi wa Goma, umubyeyi w'abana 53 n'ubuzima bwuzuyemo imbaraga, urukundo n'umutima udasanzwe. Tekereza ku rugo aho abana 53 bagomba kugaburirwa buri munsi. Aha ni mu muryango wa Francine utuye mu mujyi wa Goma, mu rugo ruto aho Francine atangira umunsi kare ategura ifunguro ku bana be n'abuzukuru. Buri munsi akoresha ibiro 26 by'ifu y'ubugari n'ibiro 7 by'ibishyimbo kugira ngo abashe kugaburira umuryango we. Mama Francine n'abo bana be baba mu nzu nto cyane, nta byumba bihagije, ariko bagerageza gusaranganya aho kuryama, aho benshi baryama mu ntebe kandi bagakwirwa. Nubwo bibera mu buzima bukomeye, umuryango wa Mama Francine urahuza cyane kandi bagahorana akanyamuneza. Ni umuryango uhora wishimye kandi ufitanye ubufatanye budasanzwe. Mama Francine yabyaye umwana we wa mbere ku myaka 16, nyuma yaho ku myaka 19 niho yashakanye n'umugabo we, babyarana abandi bana 52. Birumvikana ko umubano wabo wageragejwe, ariko bakomeje guhuriza hamwe bahangana n'ibibazo byose. Urukundo rwabo rwakomeje gutsinda, nubwo mu kwa 10 kwa 2024 umugabo wa Mama Francine yaje kwitaba Imana, akamusigira inshingano nini zo kurera abana be 53 wenyine. Mama Francine avuga ko abaganga baje gusanga afite ikibazo cy'ubuzima cyo kuba abyara abana benshi kubera uburwayi bwa hyperovulation, aho umubiri we ushobora kuba uri mu gihe cy'uburumbuke inshuro nyinshi ziruta izisanzwe. Francine avuga ko nyuma yo kubyara umwana we wa 12, umuganga yamubwiye ko gukomeza kubyara byamufasha gukiza ubuzima bwe. Yabwiwe ko guhagarika kubyara bishobora kumutera kugira ibibyimba mu nda bishobora no kumuhitana. Bityo yakomeje kubyara nubwo byari bikomeye. Icyemezo cya Mama Francine nubwo cyari gikenewe, ariko cyari kigoye kuko abo bana bose 53 yababyaye mu mbyaro 17 gusa, harimo impanga nyinshi. Aho yabyaye impanga 5 inshuro 2, abyara impanga 4 nazo inshuro 2, ndetse n'inshuro nyinshi impanga z'abana 2. Kuvuka mu muryango w'abana 53 si ikintu cyoroshye, kuko Kambare umwana mukuru wa Mama Francine yibuka ko byagoye ababyeyi be kubarera bakabakuza, akanavuga ko n'ubu agira ikibazo cyo kumenya barumuna be cyane cyane abatoya nk'iyo bahuriye mu nzira,
keretse iyo bamwibwiye. Mama Francine we avuga ko adashobora kwibagirwa abana be habe n'umwe. Avuga ko igishobora kubaho ashobora kubitiranya kuko bagenda basa cyane cyane ab'impanga, ariko ko adashobora kwibagirwa amazina yabo. Avuga ko azi amazina yabo yose kuko yagiye abita akurikije abantu bazwi cyane nk'abakinnyi b'imipira ku buryo kuyibuka bitamugora. Nubwo bahura n'ibibazo byinshi, umuryango wa Francine ukomeza kugira urukundo n'imbaraga mu kubana. Abenshi mu bana be bamaze kuba bakuru, bamwe barashatse nabo barabyaye ndetse baracyasubira mu rugo gusura mama wabo. Ariko kubera ubwinshi bw'umuryango, Mama Francine ahura n'ibibazo by'ubushobozi mu kwita ku bana be bose. Urukundo rwa Mama Francine ku bana be ntirufite imbibi. Nyuma yo kumara umunsi wose yita ku bana be, Mama Francine ntaruhuka, ahubwo nijoro ajya kugurisha ibigori byokeje mu mihanda ya Goma kugira ngo abone andi mafaranga make yo kongeranya. Nubwo atabona amafaranga agera ku $1 ku munsi, akomeza gukora cyane kuko azi ko abana be ari we gusa bareba. Ubu bwitange n'urukundo birenze nibyo biranga ubuzima bwa Francine umunsi ku wundi. Mama Francine avuga ko amateka ye atamenyekanye cyane kuko amakuru y'igihugu cya Kongo avugwa kenshi ari ajyanye n'intambara cyangwa iby'ubukungu. Ariko Mama Francine yemera ko hari abandi bagore nka we bo mu bice by'icyaro bafite abana benshi kurushaho, ariko amateka yabo ntamenyekane. Nubwo ubuzima bwa Mama Francine bwuzuyemo imbogamizi, aracyafite icyizere cy'ejo hazaza h'abana be. Avuga ko byabanje kugora cyane umugabo we kubona uko abana be biga, ariko ko ubu byoroshye kuko kwiga byabaye ubuntu. Icyo azirikana ni uko aharanira ko abana be babona ejo hazaza heza. Tugeze ku musozo w'iyi nkuru y'ubuzima butangaje burimo n'amasomo menshi. Ubuzima bwa Mama Francine bwerekana ukuntu yabaye umubyeyi w'intwari cyane, nubwo ku isi hari intwari nyinshi zitambikwa amakamba, kandi zarerekanye byinshi by'amasomo nk'umutima w'impuhwe n'ubushobozi bwo kubaho mu buzima bwose byaranze Mama Francine. Mwakoze cyane kubana natwe. Niba iyi nkuru yabanyuze, ntimwibagirwe gukora subscribe ku batarayikora, mwibuke no gukanda ku ishusho y'inzogera, like na share mu rwego rwo gusangiza abandi iyi nkuru. Turi kumwe mu biganiro by'ubutaha. Mugire ibihe byiza.